bwira mugenzi wawe ngo umunezero urasura umunezero tuzaba mu iteka. Chakula mama kule Zagaruka awini wakugira kurero kunumugara ariko nachuva garuka kandi tuzabana nawe iteka, tuzaba mu ijuru. Abiteguye kandi turebe awuri wo mvugira twaganiriye amagambo menshi y'Imana kozimane bamusorariye mukomere musore kandi n'umukivuga kabisa mu makuru sineza ya Bibiliya Mose Imana yamuhaye amakuru imwima uburyoza imwima expression imwima kumenya kubivuga ariko umuhambaku hanyuma irabwira Aroni Mose abwira Aroni mwene se ati icyo uzi neza wowe ufite uburyoza ariko ngengagiraga amakuru hanyuma twembi turakeneranye wowe njyewe mfite amakuru nawe uzi kubivuga njyewe ntabwo uvuga wowe njyewe ndakwiye kukubwira ibyo tugiye kuvuga kuko wowe nta makuru ufite uzi ufite umunwa gusa hanyuma kumenya ko ufite umunwa nanjye nkagira amakuru twembi turaza kuba dukeneranye wowe uzi kumva hafi njyewe ngo kubaza amakuru nawe uvuge nta muntu wuzuza byose nta muntu ukwiza byose ari nayo mpamvu ushimira Mushumba gutanga umupira kuri uru rubyiruko ni ukugira ngo arebe ibyo atuzuza bareba project hariya babikore buriya nawe yavuge yigishe nawe yumve ko imuvuyemo kuko ejo yatubwiye ngo ni umusifuzi ariko udasifura amakosa gusa unashima naho byagenze neza. Umushumba uzi gutoza, umushumba ni ukeneye muri iki gihe gukomera umushumba bishaje. Uyu mushumba naraye numvise mutekerejeho cyane ariko ndavuga ngo nacu niba hari abashumba bazi ukuri
bazi gutoza, bazi kwigisha, bazi ko muri iki gihe hakeneye abagomba kwiga kugira ngo bategurwe muri iyi mwanya, kuko banakura baratera bavamo. Abashumba nk'abo nibo itorero rishaka, ni nabo igihugu gishaka. Kandi niwishimira uriya mwanya bakirimo kugutoreza muri uwo mwanya wawe, uzabura uwo mwanya wawe ubure n'uriya ubure hose. Niwicara hano ukareba ariya mazi ugashaka kwikura gusingira ariya mazi, uzabura ariya mazi ubure n'umwanya wari urimo utakare hano hagati. Ariko niwishimira umwanya urimo ukitoreza muri uwo mwanya, ugahagarara neza muri uwo mwanya, uzagera kuri ariya mazi. Abantu bari kwishimira amazi bataratunganya imyanya yabo ngo mpaka wicare muri ya ntebe izenguruka, uzabura n'iyo ubure n'iriya wicare hasi. Haleluya. Muri gutangara cyane muri iki gihe abana babyeyi banjye bose ibi privilege, ibi ni ubu n'ubuyurungu udasanzwe guhagarara imbere y'abashumba y'ababyeyi banjye, ababyeyi banjye bose ugahagarara imbere bakaguha iteraniro, bakaguha iyi privilege, bakaguha iteraniro ngo wibwirize, bakurebe, bakugenzure mu kanya nidusohoka, bakubwire ibyo wakoze neza n'ibyo wishe. Uzagira umugisha ntuzabona ababyeyi bagutoza. Uzagira umugisha azabona ababyeyi bamwicara iruhande bamubwire ngo nuko komereza, uzabona umugisha. Ariko nimugukangara cyane n'urubyiruko dufite muri iki kinyejana ngo barimo barabwira umushumba Papa Jacques leta ngo irashaka ko agomba kuba afite ishuri, agomba kuba yaminuje, hanyuma muri iyi myaka y'umuntu atangira. Ariko abasore bicaye mu ntebe, bicaye mu itorero rikazabura abarihagararira ngo yabuze umwanya wo kwiga. Hanyuma umusaza ngo nasubire mu ishuri ngo nanjye kwiga kugira ngo itorero batari leta yazanye polisi yo kuvuga ngo bagomba kuyobora abafite digiri. Hanyuma umubyeyi mukuru wakureze akagukuza, unaniwe kugufata iyo opportunity ujya kwiga, ugaruka uyobora itorero bareke kurikiga, hanyuma ukarangara n'ubunebwe bwawe. Leta ikagukomeza amahirwe ikavuga ngo bariya basaza ntibazasazira mu murimo, barabyaye, barareze, baratoje, ukabura umwanya wo kwiga. Hanyuma ngo Papa Fulani ngo nasubire mu ishuri, ajye muri serivisi, yige imyaka 5, abone digiri, akomeze muri itorero. Wicaye muri izo ntebe urasinzira ku mwana nijoro, ukirirwa uryama nta n'isoni ufite. Haleluya. Biroroshye cyane kubwiriza abantu barimo abantu bakuzi neza badafite amakuru yo gushakisha, bakuzi. Umusore tugiye kuganira mu kanya gato, ndabanyuriramo gato kandi twavuze ejo, hanyuma nijire mu cyanditswe cy'uyu munsi, hanyuma basigaho ngaho twijire mu mavuta y'abashumba. Umusore w'umunebwe ndabaho, tugiye kurebera hamwe kumaramaza. Ariko mu kumaramaza umuntu amaramariza mu mbaraga afite zose. Umusore w'umunebwe ndabaho, kandi umusore ikintu bamukundira suko yitwa Fabrice, suko yitwa John, suko aresha, suko yambaye. Umusore bazi icyo leta imukundira, n'ababyeyi bamukundira, n'igihugu kimukundira, n'itorero kimukundira, n'imbaraga ze. Oya, ntabwo bagukundira metero upima, ntabwo bagupimira ingano ufite, bagupimira imbaraga ufite. Kandi ushaka imbaraga z'umubiri atoza ubwonko, atreninga ubwonko. Ushaka imbaraga z'umubiri atoza ubwonko, ushaka imbaraga z'ubwonko atoza umubiri. Mwene magambo, iyo ushaka kugwiza imbaraga z'ubwonko utreninga umubiri, ukawugenera amasaha yo kuryama.
abasore baryama ku manywa birirwa baryama kugira ngo babyare. Kandi ngenera umuntu wese yavuze akantu kamwe karantangaza. Aravuga ngo batangazwa n'abasore ngo batinya kujya mu gisirikare ngo batazapfa. Hanyuma ngo bagahunga igisirikare bagapfira iyo bahungiye, kandi bagapfa impfu zitari zo kugwa ku rugamba, bagapfa impfu z'ububwa iyo bahungiye. Hanyuma ngo bahunze urupfu bagapfira iyo bahungiye. Musore utinya kuba umusirikare, umusore utinya gukora, kuko umusirikare wo gukora utinya gukora. Ngiye kubereka impamvu Pawulo yagereranyije umukristo n'umusirikare, amugereranya n'umukire. Nibyo bintu bibiri mvuga. Ariko birababaje cyane leta gufata ingamba ngo ikinge urusengero ngo nta muntu wize urimo urusengero rwicaje abasore bafite umwanya, bafite ubwonko bwo kwiga bagafata mu mutwe. Numvira abo basore urusengero njyewe ubabwira hano amahirwe mufite nuko ndi kumwe n'abantu banzi nizi icya mbere uburezi, fata diguri y'uburezi, kora ubwarimu imyaka ishika muri 9. Numva ntagomba gusaza n'umwarimu, mbita aho ngaho ndavuga ngo ngomba no kuvura. Ndongera ndatangira ishuri ry'ikiganga ndarisoza, fata diguri. Ubu ndimo ndavura amaze imyaka irenga 3 ndi umuganga. Uyu munsi ndongera ndareba ndavuga ngo ntabwo bikwiriye kwitorero rizakunda uriyobora ngo habuze abantu biga. Ngifite ubwonko bufata njya ku ishuri rya teoloji Kigali, ndimo ndiga ndenda gusohoka ishuri rya Bibiliya. Ntabwo bishoboka, ubwonko ndabufite kandi n'umwanya ndawufite n'igishoro ndagifite. Mfite diguri y'uburezi, mfite diguri y'ikiganga, ndenda kubona n'iya teoloji. Hanyuma ngomeze na masters, ngomeze. Hanyuma baje ku itorero ngo nibabone umusaza ngo ndadiguri ngo bakinge kandi yarabyaye yarareze yaratoka ngo nabuze umwanya wo kwiga. Biragatsinda. Leta yatanze umwanya, ni ryari perezida yatanze iriya tangazo rike wari naza mu gihugu avuga ko abantu bagomba kuyobora amatorero bahize imyaka 5. Perezida atanga imyaka 5 kandi kaminuza imara imyaka 5. Imara imyaka 5. Perezida watanga 5 irarangira, abongera indi irarangira. Mutegereje ngo vyari azari bisho. Kandi bazarikira ingani bakuru kwisi bazarikira kuko leta kandi isubiramo. Iyo yavuze bayavuze namwe muricaye mu ntebe timushaka kujya kwiga, baso babareze babakingira amakarisa ngo nta mashuri bafite barabyaye mikuri.
umusore ntabwo ari draft, umusore ntabwo ari draft ngo uyu munsi urimo kwitwaramo nabi ngo baguhaye urupapuro rwo kwitoreza. Umusore ntabwo ufite ubwubu mu mwitozo, ufite aho kwitoreza. Umusore ntabwo ufite draft, ufite propre, ufite aho gushyira igisubizo cy'icyo. Ufite kuvuga ngo wishoye mu buraya wanduye sida, baragupimye mu gisirikare barakujugunye ngo ntaho nta gisirikare ugomba gukora. Ufite kwitwara nabi, bati turashaka bajya muri mishoni, bagupima bagasanga indwara zarakurenze bakakurejegitinga ngo wowe ntiwajyayo. Ufite tuze bakareba bati muri iri torero umuntu wabize bakababura bakegekaho hariya bakavuga ngo tuzagaruka naratuboneye ububi. Umusore ntabwo bufite draft, ntabwo bufite aho tugomba kwitoreza ngo tubyice hanyuma ngo tuzaza gukosora ngo nyuma ngo tuzakosora. Ntaho gukosorera hahari, nimba wanditse nta gusiba. Kandi turavuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibintu byinshi, iby'agaciro n'iby'agaciro gato. Hari bimwe bigereranyijwe n'amazahabu, ibindi bigereranyijwe n'amafeza, ibindi bigereranyijwe n'amabumba, ibindi bigereranyijwe n'ibiti. Ariko ngo umuntu niyengeza akava mu bidatunganye azaba ahindutse ikintu. Ntabwo azaba akikiza umuntu, azaba ahindutse ikintu. Kandi ngo icyo kintu ngo cyejejwe ngo gukora imirimo myiza yose, ngo kandi gifitiye nyiracyo. Niwiga umuntu wa mbere bizagirira umumaro ni wowe. Mbere y'uko restoration church igira yishima ko ifite uyihagarariye, mbere y'uko umuryango wishima ko ufite uwuhagarariye, umugisha wa mbere n'ibyishimo bya mbere ni wowe, abandi baza bakurikira. Ariko dusanga abantu baribeshe cyane, Imana ntireba uburanga, ntinegurirwa ku zuba. Ese umuntu abiba isasanga. Nubiba ubusambanyi uzasarura ibivuye, nubiba ubunebwe uzasarura ibivuye mu bunebwe, nubiba umwete uzasarura ibivuye mu mwete. Ariko icyo ubiba nicyo uzasarura. Hanyuma dusoza tuvuga ngo abera b'Uwiteka, abera b'Imana nizo furi Imana yishimira zonyine. Abo ni bifura yishimira gusa. Tugiye kureba icyo turebera hamwe uyu munsi mu mwanya muto dusigaje iminota mikeya, ariko ngiye gusoza iki cyane tugategura. Hari umukobwa twari kumwe ejo wari ufite microphone aracyahari. Hari umukobwa wa pasiteri muri bariya bashyitsi, umukobwa wa pasiteri w'itorero riri atambuke kumushakira intebe hano muri microphone, turashaka kwatakira iteraniro. Uwo mukobwa wa pasiteri tuziranye atambuke hano muri microphone. Umukobwa wa baking agajo nawe mumushake mu microphone hariya. Hanyuma wa musomyi mwiza wo dusomeye ejo urasoma nanone wihuse dusoze, siko? Turebere hamwe ibyo uyu munsi. Abashumba bacu mubambara amashimeshi cyane. Agaciro n'ibyo bintu bifite nuko ababyeyi bayi bicaye imbere. Mushumba mushake n'umubye n'umuyumbe mukuru. Niwe muyumbe mukuru kabisa. Niwe muyumbe mukuru. Turaza gusabura iminota nk'itatu dusimbuke. Niwe muyumbe mukuru. Hari ikindi kintu natekereje, twese dufite umuhamagaro, dufite n'inyota turashaka ko kungukira abantu bagataha kira gihugu. Natekereje ngo mu bantu bazafata iya mbere Pastor Vianney ntabwo agomba kubura. Agomba gufata iya mbere. Uko maze kumugenzura neza, maze kumugenzura sindamubaza neza origine inkomoko yiwe, ariko kira gihugu tutazagitaha atakikandagira agasigara. Uko koranye n'abapasiteri benshi uyu mutara ndabazi nabo bitandukanira. Mutara maze n'imyaka 10 ntabwo muzi se wasize utishimana ntabwo uzamusiga utikaye umusaza ntabwo uzamusiga. Uyu we twatangiye no kugendana, wamenye impamvu baduhurije kuri afishe na mutishima.
ubutaha bazadahuriza kuri yo mu Minembwe na Mutijima. Wamenya iki? Aba bagize yerekwa abana bari mu Minembwe bo nayerekwa bafite bazadahuriza na Mutijima ubutaha n'igitera. Abantu bo materaniro gafi ya kabiri bakumva ko bakuze umwuka we. Mumwe microphone ile ndio sio mama. Maze mwumva ijwi rya kabiri. Mukamufasha n'ikimwe. Ndasoma papa. Ariko mana we. Soma Wakorintho wa kabiri. Hakani watu wakora kesho. Soma Wakorintho wa kabiri. Soma Abakorintho wa kabiri. Ibice 4 murongo wa 16 wonyine. Abakorintho wa kabiri 4:16. Yego. Bitagituma tudacogora. Yego. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza. Aho. Umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Yego. Kubabaza kwacu kw'igihwariwari. Aho. Bakanya kanone kwiyengeranya. Turabera ubwiza bw'iteka ryose komeye. Nakuri kabisa. Soreza aho ngaho. Simbuka. Nawe unyuze gushaka ibyanditswe neza. Simbuka mu Yakobo. Ibice 4 murongo wa 7 n'uwa 8. Yakobo 4 Yego. Wa 7 n'uwa 8. Ayo. Nuko rero Aho. muganukira Imana ariko murwanya Satani nawe azabahunga. Yego. Mwegera Imana izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukabe. Yemwe abanyabyaha nimukabe. Yego. Namwe b'imitima ibiri nimwiyese imitima. Yego. Dusimbukire muri Rusi, dusoneze muri Rusi. Igice cya mbere murongo wa 16. Onye. Igice cya mbere 16. Rusi aramusubiza Aho. wiginginga kumusiga namusubirayo ngo nakugukurikira. Kuko aho uzajya niho nzajya kandi aho uzara niho nzarara. Ubwoko bwanjye bwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Komeza abashimishika. Imana yabakomeza aho ngaho ngo izoza kandi mbangwa. Aho uzaba Aho usangwa niho uzagwa. bahamane. Aho. Niyagira. Nihagira ikizamukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabibore ndetse abikabije. Basubize kwa Yesu. Mumugani w'igifaransa muto bita ama citation cyangwa ama proverbe ibintu byanditse ubusigo ibintu byanditse abantu b'abahanga.
baravuze ngo si tu ne lis pas tais-toi. Mumba bari kubivuga mu Kinyarwanda ni nkaho wabututse abantu, ariko baravuga ngo nimba udasoma ziba. Niko bavuga ngo nimba udasoma rata ntuvuge kuko ntacyo ufite, ubundi ufite kuvuga iki udasoma. Umwete wa mbere ugaragarira mu gusoma. Abantu bazi gusoma Imana yagiriye umugisha ikabaha kwiga bakamenya gusoma, hanyuma ikabaha n'amaso akireba neza bakabasha kurambura bagasoma, ariko bakavuga ngo baburiye Bibiliya umwanya mu kibazo basoma Bibiliya. Muri abo banebwe hanyuma ngo yiteguye gukorera Imana atarasoza icyanditswe, nta gitabo arasoza, yarafata icya kabiri, ntabwo umutego agira y'umwaka uratangira ukihirika n'undi ugatangira ukihirika, ntagira muri agenda kwandika ngo nzasoma ibitabo 5, ntagira gusoma, yananiwe no gusoma icyarusi gifite impapuro 2, ananirwa n'icyahagaye gifite ibice 2, ananirwa ibintu byose, yitungiye Bibiliya gusa atajya isoma. Hanyuma ngo yiteguye gukora Imana. Ejo nababwiye ngo Imana ntabwo yakoresha umuntu umurimo itaramukoramo umurimo. Ibanza kugukoramo umurimo, ikabona kugukoresha umurimo. Itari yagukoramo umurimo ntabwo yagukoresha umurimo wawe. Kandi babizi ukorere gukizwa ntabwo ari ukubatuka, oya ntabwo ari ukuva mu bubata. Gukizwa David muvuga ngo yarakijijwe ngo yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo ari ukuva mu bubata. Ntabwo tuvuga ngo turakijijwe ngo kuko tuvuye mu bubata, oya ahubwo tuva mu bubata tukinjira mu bundi. no kwimuka mu bubata. Mwene magambo duhindura master, duhindura gusa duhindura data gusa. Twabatwaga kera n'ibyaha, navuye mu byaha bamugutwa n'ibisi nishira mu burukiro bw'umukiza Yesu. Hanyuma ni mu bubata ntabwo kibaswe n'icyaha, ahubwo mbaswe no kwihana. Mwene magambo nahiriye gusa adresse. Hanyuma uyu munsi ntabwo kibaswe na Satani, ahubwo mbaswe na Kristo mu gukiranuka. Ntabwo ari ukubatuka ntibakakubeshe. Uzaraba wakijijwe bakwiba imyenda yose, uzategura igiterane bakwiba imyenda yose, kandi ubwo ndavuga ibyabaye. Uzategura igiterane wanike imyenda yose bayibe, kandi igiterane gitahe gisoze. Uzarara wakijijwe Imana iguha umugore ikwiba urutaro. Uzarara wakijijwe ababyeyi bagukugweho. Kubatuka ni uguhindura master gusa, tukava mu bubata bw'icyaha tukajya mu bubata bwo gukiranuka. Ubu tukavuga ngo ibyaha byarambwe hariya nanjye mbambwe hariya, njyewe ibyaha bimera nk'aho mbibambweho nabyo bimeze nk'aho byambambweho. Hanyuma Pawulo akabivuga neza ngo ntabwo ari cyo uriho, hariho Kristo muri jye. Wakwibaza ngo Pawulo yari hehe? Oya, nuko mu mutima w'umuntu habamo icyicaro kimwe gusa. Either ni wowe wicayemo cyangwa ni Kristo wicayemo. Ibyo ni bibiri. Abagalatiya ni babiri. Ni imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Wicaje ikintu kimwe mu mutima ntaho wajya mu ndebezi. Umwana yabajije sekuru ngo sekuru yaramubwiye ngo mu mutima ngo harimo inyamaswa ebyiri ngo z'inkazi ngo zihora zigwana ngo kandi zimeranye nabi cyane. Hanyuma umwana arahindukira abaza sekuru ngo none se izo nyamaswa izajya iyindi ni iyihe? Sekuru amusubiza igisubizo cy'ubwenge cyane, aramubwira ngo ugaburira cyane n'izabyibuha ikagira imbaraga ikamera iyindi. Iyo uzagaburira cyane mu gitondo na nimugoroba
ikarya ibitunga umubiri, ibitera imbaraga, ikarya ibyubaka umubiri, ikarya ibirinda indwara, izabyibuha cyane, nimara kubyibuha izamira yagira intobo. Hanyuma imbuto z'umwuka niziganzwa n'imirimo ya kamere zizaribwa, zinyohwe, zishire, zihote, zirangire. Hanyuma imbuto z'umwuka niziganzwa imirimo ya kamere, imirimo ya kamere izagenda ishire, igabanuka kugeza irangiye. Byombi hagomba kuboneka ikiganza ikindi, kuko byombi ntibyabanamo ntibikunda. Babandi bavuga ngo barashushanya, ngo babirimo batabirimo, oya, ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda no muri icyicaro kimwe. Icyo ufite kandi icyo wicajemo, umwuka ijwi ryawe rirakongorera kandi rijya rikwibutsa icyo wicaje mu mutima wawe. Muvugabutumwa atakubwiriza, ijwi ryawe niwe muvugabutumwa wa mbere, kandi rijya rikubwira ku manywa na nijoro, rijya rikongorera umuntu wicaje muri uwo mutima. Haleluya. Ariko igihe cyose twicaje imbuto z'umwuka, imbuto z'umwuka nizo ziganza, ziraganza zikaganza imitima. Iyo ziganjije zitembera mu mvugo, ubwo niko akwiye kurira Kristo, zigatembera mu bikorwa, zigatembera mu ngeso, zigatembera mu kwitwara neza, mu ngeso. Ni ukuvuga ngo imbuto z'umwuka iyo zagaje mu mutima muri wowe zitembera hose, zitembera mu maboko, ntabagikorakora, mu maguru, ntugende gusa ntaho utazibwiye, mu bwonko ugatekereza neza. Imbuto z'umwuka iyo zakutembeyemo umubiri wose. Haleluya. Haleluya barakora. Igihe cyose tutahagurutse ngo tubamaze gushaka Imana, haleluya, kumara amaze gushaka Imana. Hari impamvu Pawulo yagera ko Pawulo wa Yesu Mana yati. Pawulo ntiyigeze abana na Yesu, ntiyigeze agendana nawe. Ahantu yahuye na Yesu ni hamwe gusa, yahuye na Yesu ku musaraba. Icyo kigiye gushika abandi imbaraga, abarusha imbaraga arabakuba, yandika izandiko, akora uko bituma rero kubera gusa ko yahuye na Yesu ku musaraba yakira imbaraga. Abareba neza rero umukristo amugereranya n'umukinnyi, avuga ko umukinnyi mu kibuga agomba kwiruka ku mupira kugeza bafite mwene bagabo. N'utwango yiruka ku mupira, yiruka ashaka umupira ugacana wagaca, iyo adabonye umupira ugamubona. Ubwo ntabwo uhagaze hamwe, umukinnyi nahagarara mu kibuga akomeza yiruka ku mupira, yakomeza kuwubura umupira ukamubona. Hari igihe awugwaho akawucakira akawutera, yawubura umupira nawe ukamucakira ukamukubita. Nukomeza gushaka Imana uzaruyibona. Haleluya, haleluya. Nutinda neza gushaka Imana, ugatinda neza gushaka Imana, ukayishaka neza ku manywa na nijoro, uzagera uyibona. Umukinnyi ashaka umupira adacogoye, agakomeza akawubura, agakomeza akawurukaho kugeza basomye ifirimbi ya nyuma, bagasoroka mu kibuga aticaye adahagaze. Abashimisha abantu bakora negereye n'abakambwe ngo bahirira n'isubizi ubuzima. Abashushe b'Bibiliya igitabo cyuzuye amateka y'ukuri, cyerekeje mu bituwe ariko cyerekeje mu bituwe ariko umukristo wa Yesu agereranywa n'umusirikare.
hanyuma adui aroroshe, tugiye kumurasa, tugiye kumucaginga, tugiye kumufata, kandi nawe afite indwara. Bakagenda n'iyo spiriti ngo barafata adui kandi nawe afite indwara kandi ari kurasa. Ibajya bigera babaca intege ngo bababwire ko adui yakomeye, bababwire ko yoroshe, kandi mu kanya bari buze kumucaginga bakamufata, bakamwica, bakamwambura n'ibikoresho. Musirikare ntabwo yigera yibwira ko adui yakomeye, ntabwo yibwira ko ari buze kumunanira, ahora yishiramo gusa kuko yoroshe. Adui ni mubi kandi n'udukuri turamucaginga mu kandi turatumufata. Impamvu Pawulo yagereranyije umukristo w'umusirikare wa Kristo ni umuntu utaganda, ni umuntu udacika intege, ni umuntu umaramaza, ni umuntu ureba imbere gusa, akareba urugamba urebe, ntareba inyuma. Bamubwira ko batagomba kumurasa inyuma, bagomba kumurasa imbere. Bamubwira ko ari hano mu mutwe bagomba kumurasa inyuma. Uwo barashe inyuma agapfa, barahagera bafande bakamukubita kandi bakakubita itundu, bakavuga ati wowe Gasiya, bakurasa inyuma kuti wowe ube bahe. Mukiri musirikare bamurasa imbere kuko ntahindukira. Hanyuma Pawulo akagereranya umukristo w'umusirikare. Bazi neza ko umusirikare ntacobora, ntatinya umurozi. Abakristo batinya abarozi, batinya amadayimoni. Bahagutse batakirara mu nzu ngo harimo zabarinda, ngo harimo ibintu ngo ntazi ngo birara bivuga. Abakristo batazi kwiyiriza, abakristo batazi gusenga, abakristo batazi gusoma Bibiliya. Bazi ngo bazahinduka badasomye Bibiliya, bazi ngo bazahinduka badasenga, bazi ngo bizikora. Anje ndimo yanyuzeho babaye agiribane n'urukundo, aranyobora arangiza ishuri ngenda yanjye yose. Urukundo rutagereranywa, imbabazi zidashira. Imana yaberewe umwami wanje yanyuzeho, ntawari unyitayeho. Abanditsi n'abatambyi bose bacagaho bakigendera, ariko wanyuzeho urukundo rusanzwe. Agira urukundo nibambe. Haleluya! Musome ukabiri dusoze. Musome Yosefu mukristo, umusore w'amaramaje, yaryamanye nawe nese muri kageto ko mu rugo iwabo. Bakuru be imbere, abandi inyuma. Bararyama barasinzira bararoha. Hanyuma mu rugerera abaza mukuru we umwe bati se wowe warose iki wa? Mukuru we aramubwira ngo narose sambanya mukadata. Igihe cyose umuntu arota ibyaba, narose njyewe sambanya na mukadata. Hanyuma wowe warose iki? Njye narose imiba yacu yose ihagaze, hanyuma mbona iyanyu yose iraguye, urimo n'uwa data, njyewe wanyu usigara uhagaze. Abasore batameze nka Yosefu sha, abasore batameze nka Yosefu barota basambanya ba mukasa. Abasore babonebwe barota ibyo birirwamo, abasore bo mu gitaramo bakarota ibyo birirwamo. Kirika baba barota ibyo baba.
ntabwo wakwirirwa mu gisirimba ngo urote utereka, ngo urote wiba, ngo urote ugambanira mwene so. Umuntu arota ibyo yirirwamo, avuga ko we yarose bene se bamupfukamira bamuramya, hanyuma bene se bamugirira ishari, bamunaga mu cyobo, bazi ko birangiye. Satani igihe cyose amenya uwamaramaje, amenya uwahagurutse atajenjeka, amenya uwahagurutse gushaka Imana, amenya uwahagurutse n'imbaraga ze zose, nawe akamuhagurukana n'imbaraga zose. Ariko igihe cyose imbaraga z'Imana ziragaza, imbaraga z'Imana zibiziniga. Oya bagutse musoro bagira ngo birangiye, hanyuma bamugurira, bamugurisha bagira ngo birangiye. Hari igihe abantu utekereza ko bakugirira nabi, ukagira ngo bakugiriye nabi, ukanabagaya cyane ukababara, nabo barimo baragusunika ngo wihute, bagusunikira mu mishinga baguha amarufi. Yesu inshuti yanjye ushime, wewe wampinduye umwana w'isezerano. 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 Hari ibizima byagukiriza ibyaha, hari ibizima by'ijuru nacyo twabona, hari ibizima byagukiriza ibyaha, hari ibizima by'ijuru nacyo twabona. Yesu we inshuti yanjye ushime, wewe wampinduye umwana w'isezerano. Yesu we inshuti yanjye ushime, wewe wampinduye umwana abari gukora n'amasezerano gukomereza abasore. Rusi umunsi umwe ahura n'ikibazo na Nabori, bapfusha abagabo, naho marababwira ngo mwaraha nk'abakazana mufite abagabo, none abagabo barapfuye ntacyo kibakojeje, buri muntu ukwase, buri muntu ukwanyina. None ndabagira gute? Orupa umukobwa utazi kwihangana, umukobwa utaramara amaji, ushaka n'abana na nyirabuku ku kwezi kumwe, bakobwa buzuye amapepo batandukanya abana n'ababyeyi babo, akirukagana umwana akamukura hano akajya kumutuza i Kigali ngo ababyeyi be batazamusangane. Abakobwa b'amapepo, abakobwa b'Orupa batazi kwihanganira urushako. Ibintu byose bigira mu bigo, nababwiye ko mu bintu bine byubaka urugo, urukundo ntirurimo, kandi abakobwa bitwaza urukundo. Mu bintu bine Bibiliya yambwiye mu Migani 24 umurongo wa 3 kugeza kwa 5, murasanga ibintu bine byubaka urugo, urukundo ntirubamo. Bakobwa buzuye amapepo, ngo sheri yabona nyina akamukingirana n'ibindi, yabona nyina yaje kumusura rimwe akabukeye akamaze gusura muzatahagira. Abakobwa buzuye dayimoni, abakobwa bagitose bawuka. Umugabo utamucanga akazi kahagarara bati urabizi ko twahuriye mu mujyi twese dusa neza, turyoga, turya ubuzima, turya isi, none isi itangiye kukurya kandi ko barize gahunda cyaha nanjye cyaha. Bawurupa, Imana izaturinde bawurupa mu izina rya Yesu. Imana izarinde abasore b'abarokore b'abakristo basimbuka, izabarinde bawurupa. Ibi byarasigaraga bifungiranye mu cyumba, umugabo yaje bakarira mu cyumba. Tekereza ayo mapepo, bakarira mu
cyumba, hanyuma abashyitsi bakamara gatatu batarabona umugabo ngo sheri bari mu cyumba. Sheri ugutandukanya n'ababyeyi rishyirwa he? Rusi baramubwira ngo wiringingira kugusiga. Oya, wiringingira kugusiga. Aho uzajya niho uzajya. Imana yawe yizaba Imana yawe. Aho uzaba niho uzaba. Baba umusore ukorera Kristo ni uwamaramaje.